Isn't she lovely? Biancolo Koussa, petit mais costaud. Transcofet Express. Pierre Chamba, Chalet Chamba. Mwiriwe neza abadukurikiye, nongeye kubasuhuza uyu munsi muri kano kanya. N4G team nkuko musanzwe mubizi cyangwa se nkuko musanzwe mutubona, turi abasore n'abakobwa. Umunsi twambaye neza cyane, tumeze fresh kabisa, turavibra. Urabona kuntu dukiye kabisa. Hanyuma rero ndasaba abantu badukurikiye ahangaha kugira ngo mubanze mukore subscribe hasi gatoya kugira ngo ibiganiro byacu bijye basha kubageraho umunsi ku wundi. Ndabasuje kandi hanyuma ndabasaba kugira ngo nanone kandi mujye mudusigira ibitekerezo aho hasi kugira ngo tubashe kugira gute tubashe kuzuzanya, kuko iki ni ikiganiro kirebwa n'abantu bose kandi dukeneye ibitekerezo by'abantu kugira ngo twese tuzuzanye nka society nyarwanda. Bizadushimisha kandi numva bizatunyura cyane. Hanyuma rero ikiganiro cyo ni Deconnect, sinzi reka wenda tubasuhuze kugira ngo dutange ikiganiro tubasuhuza. Twapepera twese, mumeze mute? Twizere ko mumeze fresh namwe aho ngaho muri kuvibura, meze neza cyane. Hanyuma rero muri kwibaza muti uyu munsi noneho 4G team byifashe bite? Byifashe bite? Ndabasaba kugira ngo rero tega amatwi muri kano kanya, kandi iki kiganiro cyacu rwose kimeze neza cyane. Hano tubafitiye iki rero? Dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ese kuki urubyiruko rwo muri ino minsi rwugarijwe n'ubukene? Ibyo ni ibintu abantu benshi bazi cyane, turazi kubiganiraho n'abasore n'inkumi turi kumwe hano, ariko nawe udukurikiye tega amatwi cyane kugira ngo nawe uze gutanga ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi yawe. Hanyuma nanone twongeye tukibaza ngo se ni iki twakora kugira ngo nk'urubyiruko muri rusange twiteze imbere? Wowe urabyumva ute? Ufite ibintu byinshi urimo kwibaza, ariko ntacyo, turaje mu kanya, turaje tubikugezeho tubiganireho kugira ngo turebe icyo urubyiruko twakora kugira ngo twese dutere imbere. Twifuza gutera imbere nk'urubyiruko kamemo, sibyo se? Siko bimeze? Niko bimeze kabisa. Hanyuma twihuse kuko ntabwo tuza gukoresha umwanya munini cyane, twihuse kugira ngo twumve ibitekerezo bya bagenzi banjye nkuko n'ubundi tuba twateguye ikiganiro turi kumwe. Ariko nanone nkwibutsa kugira ngo ukande subscribe aho hasi kuri 4G channel yacu. Aho hasi hari akantu k'akazogera, kirikeho cyangwa se dondanga aho ngaho, ibintu biraza kugenda neza. Twagiye. Ikibazo mwacyumvise icyo twibaza, ese kuki urubyiruko rwo muri iyi minsi rwugarijwe n'ubukene? Tujye gutanga ibitekerezo, mube hafi kugira ngo ibyo bitekerezo bagereho, kuko nibyo bizatwubaka. Duhere hehe? Ku ruhande rw'iburyo cyangwa ibumoso? Reka duhere kuri uriya mugabo uri hariya hirya, aduhe uko abyumva ikibazo, wacyumvise uko kibaza, hanyuma ubwo utanga igitekerezo cyawe. Murakoze cyane. Ngewe ko mbyumva, impamvu urubyiruko rw'iki gihe cyangwa se twebwe urubyiruko ko ni twebwe turi kwivugaho ino minsi, impamvu twugarijwe n'ubukene, ikintu cya mbere navuga ku giti cyanjye ni ibitekerezo dufite muri twebwe biduheramo, ukavuga ati ndakora iki, cyangwa se ukabona wanakwipasa muremure, uvuga se ufite inzozi zimeze gutya. Urabona hari abantu twakuze dufite inzozi nyinshi zitandukanye, njyewe nzaba umupolisi, njyewe nzaba umusirikare, njyewe nzaba perezida. Noneho ndi kuvuga ibintu biba bikurimo ku giti cyawe, ukunda wenda kuririmba, ukunda gucuranga, ukunda ubundi gushushanya, ariko ibyo bintu byose ufite muri wowe ntutekereze ko ari amahirwe ushobora guheraho ngo utere imbere. Ni ibintu twebwe ubwacu twifitemo, gusa dutegereje yuko kuko nize ntegerezwa kubona akazi yuko nize. Mu by'ukuri ni ibitekerezo biturimo, kandi potential yacu mu by'ukuri ntabwo twari twayisimarizinga ngo uvuge ngo kuko iki kintu nkora. Urugero reka ntange ku rugero, abantu bamwe bazi kuririmba, ariko mu by'ukuri ntabwo ashaka kuvuga ngo ibi bintu kuko nimba ndirimba mu rugo
bakishima, nimba ncuranga bakishima, kuba iki ino mpano yanjye ntayikoresha mu by'ukuri shaka kugira ngo mbone aka kazi. kuvuga yuko urubyiruko muri makeya batekereza ibintu ariko ntibabikore, kumva ibyo bintu biguhezemo, kandi mu by'ukuri aho ngaho mubizi abantu bamwe batangiye bagurishiriza utunuze ku dutaro cyangwa se amagi, ariko ubu ngubu akaba ari abantu b'abakire bafite amafaranga. Rero utwo tuntu twose mu by'ukuri abantu bageze ku bintu bikomeye b'urubyiruko ntabwo ari uko bari batangije ikintu kinini cyane. Twebwe dutekereza yuko ibintu binini tuzatangiza dufite amamodoka, dufite ibiki, no, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Uzarebe n'urubuto kugira ngo rukure cyangwa se imbuto ibanza gupfa ikajya mu butaka igapfa ikongera kandi ikazuka. Mu by'ukuri bitangiriye kuri zero. Rero tugomba gutangira kuri zero, kuri ka kantu wumva ko bidashoboka. Wanaririmba abantu bakaguseka da ndebera uriya muntu azi kuririmba byahe bakaguseka, ariko ugatangira aho hantu. Kandi hari abantu b'abasitari hano dufite hano muri iki gihugu batangiye baririmba nta n'icyo bazi, bajya no muri studio akamubwira ati wowe nta n'ahantu uzagera, ariko ubu ngubu ni umusitari mukurikirana. Ntabwo dushatse kubavuga amazina yabo ariko barahari. Rero impano ufite muri wowe cyangwa se buri kintu cyose ufite gishyira ahagaragara. Urakoze cyane Tony, duhaye igitekerezo cyiza cyane cyangwa se inyunganizi nziza. Hanyuma nakomeza no ku ruhande rw'ibumoso bwanjye kugira ngo twumve ibitekerezo, ariko mugerageze gutanga kuvuga kugira ngo tuze gutwara umwanya neza, sibyo? Ku ruhande rw'ibumoso ndahande reka nze murebe kame wowe. Murakoze cyane. Njye nakunganira brother Tony, imyumvire ikintu cya mbere nk'urubyiruko dufite imyumvire, dushyiraho limite ku myumvire yacu. Tukunda kugira ikintu cyahoya muri twebwe kwavuga kiriya sinagikora, kiriya sinagikora, ariko nk'urubyiruko mureke dukore, impano yawe uyibyaza umusaruro. Ikindi nabibutsa, nta kintu cyiza wifuza uzakigeraho utavunitse. Ikintu cyose gikomeye, ikintu cyose cy'agaciro uzavunika, bisaba gukora kugira ngo ugere kuri za nzozi zawe. Rero ngiye nk'urubyiruko nabwira bagenzi banjye nibakore, bakuremo oya mu mitwe yabo, bakore. Urakoze cyane. Sister Cecile aravuze ngo abantu mukanguke kabisa, mukore ibintu byo kwirirwa muringaringa gutya mu muhanda ngo murapoketa mukagera gutya, oya mubivemo ibyo ngibyo, mukore. Murumva rubyiruko, ibitekerezo murimo kubyumva, mugomba kubigenderaho kugira ngo twese tujye gute dutera imbere. Aha nkomeze hirya ku ruhande rwa Nyagatoya hariho umusore n'inkumi barasa neza. Reka numve ibitekerezo byabo nabo ko ibitekerezo bari butange. Ntabwo njya kure y'ibitekerezo bagenzi banjye batanze, ariko mu by'ukuri buri kintu cyose ibyo byose bavuga kuri iyi ngingo, urumva ikiganiro The Connect nyine nawe urabyumva, umva ni umuti. Ariko ngiye ku bwanjye ikintu ni umuti seriye. Ku bwanjye ikintu navugaho nk'uko Tony yabivuze, nk'uko Cecile yabivuze, man, ikintu cya mbere kiba gikenewe nta kindi ni uko umuntu ubwe yisikana, scan yourself, hanyuma ukamenya urinde ushoboye iki. Nkuko Tony yabivuze, hari igihe abantu babumva ngo runaka ageze kuri ibi, ariko wowe ibyo byose numva ko buri muntu wese aba afite impano imurimo, nkuko Cecile yabivuze. Ahubwo iyo mpano kwisobanukirwa ni kimwe, ariko no kwibyaza umusaruro ni ikindi. Ibindi byose turagaruka ntari. Urakoze cyane Mr. Cesari. Muramubona n'umusore kabisa, afite fresheri, afite byinshi ashobora kubwira urubyiruko, kuko hari ibikorwa nawe abazemo iminsi akora, nabyo azabitubwiraho neza buriya. Hanyuma ngana hirya gatoya kuri uriya mushiki wacu bamwita Sister Madine. Wowe Madu. Hanyuma wowe kuri icyo cy'urubyiruko usanga twugarijwe n'ubukene bwinshi cyane, kandi ubundi urubyiruko ni rwo rwakagombye kuba rukora rufite imbaraga, tukaba dufite ubushobozi bwose bubaho bushoboka. Wowe urabyumva ute Madina? Nanjye uko mbyumva, nkatwe nk'urubyiruko ntitugomba gusuzugura akazi kariko kose, tugomba kugira courage tugakora, ndetse n'ikindi tukita ku kintu cyane cyane dukunda. Dukunda noneho tukakitaho cyane, tugakora practice kugira ngo tuvumbure ikintu kiri muri twebwe, kugira ngo rimwe na rimwe tujye dukoresha impano zacu, tukikuramo mind yo kuvuga narize mfite amashuri angana gutya na gutya ndashaka kwicara mu biro. Iyo mind tukaba tuyikuyemo, ubundi tugatinyuka
Madina nawe arakoze cyane kuduha igitekerezo cyiwe. Reka ngane iburyo bwanjye hariho umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi myiza kabisa. Hanyuma turagusaba kugira ngo ikibazo wacyumvise nawe duhe igitekerezo cyawe kubyumva. Nanjye ukuntu mbyumva ntabwo ndi bujye kureba bagenzi banjye. Murabona urubyiruko duhaguruke dukore kuko ntabwo nk'urugero moga nk'ubu njye narangije 2017. Rero ikintu mbona urubyiruko akenshi twugarijwe n'ubukene, urabona nk'icyo gihe narangije twanje turi abanyeshuri ibihumbi byinshi. Rero igihugu cyacu ntabwo gifite ubushobozi ko cyatanga akazi kuri abo bantu bose. Yego. Rero ukuntu mbyumva ni uko twaguruka tugakora. Noneho nitusuzugwa akazi kari ko kose. Nk'ubu ntabwo urugero hari umushuti wanjye wambwiye ngo nyine ari umuntu wamurangiye akazi muri banki ahita avangwa ngo nk'abanyeshuri twiganye ngo basanze ngo ndiho ndirenze itaka. Ibaze nk'uwo muntu. Rero navuga ati akazi kari kose nitugasuzugure. Urumva baba bagwembara 30 ushobora kuyatangiriraho ariko akakugeza kure. Urumva navuga ati nk'urubyiruko nk'inama naruha tureke ubusongareri cyangwa se usongarere n'ubwibone n'uburingaringa. Nicyo nabwira urubyiruko nanjye duhaguruke dukore. Nako gukubura mu muhanda nukabona ugakore. Nawe umuntu uzaguseka ko wakoze neza ntago azaba yuze mu mutwe. Yego murakoze. Murakoze cyane. Hanyuma nongera mbasaba kugira ngo wongere ukore subscribe ahangaho ukigera ahangaha nonaha kugira ngo ibiganiro byacu n'undi bizaye bikugeraho. Hanyuma rero ibitekerezo byanyu byose byumvikanye kandi nizera ko abantu babikurikiranye. Umuntu udukurikiye rwose ukabumva bino bitekerezo, gerageza kumva kandi ushyire mu bikorwa. Bagarutse ku kintu cyo kuba umusongarere cyangwa se kumva ko utakora akazi kariko kose kabonetse, ariko buri akazi akariko kose ni akazi. Akazi kariko kose ni akazi kandi akazi kabi ako wita kabi buriya kaguhesha keza. Rero icyo numva nuko gusa muri kano kanya twavuga ku kuba noneho umuntu yakwinjira in deep bya bintu bishobora gutuma koko yikuramo ya mitekerereze. Hakorwa iki kugira ngo koko imitekerereze ikuvemo? Kuko ndabizi abantu babyibaza ni benshi cyane, ariko noneho niki cyatuma uva muri ibyo bitekerezo urimo noneho ukabidevelopa ukabigira ibikorwa. Reka ntekereza ngiye ku ruhande rwanjye yuko n'abagenzi banjye baraza kuvuga nabo ko babyumva, ariko ku ruhande rwanjye umuntu wowe utwumva kandi udukurikiye, ndagusaba kugira ngo niba utekereza kujya wacuruza ubunyobwa simbizi ariko uzunguka ndabizi neza, ntabwo uzashora 5,000 ngo birangire utungutse. Ndabeshyera harimo na experience mu kazi. Noneho rero kakazi ko uvuga ngo kari cheap cyane kari hasi kari akaguhesha kandi kazi. So bivuze ngo akazi kariko kose wagakora, wakubura, wajya gukorera abantu, wajya gufurira abantu, ariko none reka tuve muri ibyo ngibyo. Niba warize ufite amashuri yawe, ufite ubwenge, warize, developa ikintu runaka kiguhesha amafaranga. Urugero niba baguhaye akazi, hari abantu usanga umuntu avuga ngo jewe ngo ntago nakorera 80,000 ngo narangije university, ariko ibyo ni ibiki uri kuvuga wowe? Ibintu urimo ni ibiki? Byuka mu gitondo ugende, niba umuntu yaguhaye akazi wagize amahirwe umuntu akaguha akazi, genda ugakubita ugakore. Kandi kindi kintu abantu batazi, akazi kose n'ugakora n'umutima wawe n'ubwenge bwawe bwose ukagerageza kuba inyangamugayo, ako kazi kazakubyara ikindi kintu kiza gikomeye cyane. Ndabeshyera nibyo niko rero abantu bibeshya, usanga hari nk'umuntu bahaye akazi ariko akagafata agashaka, nyamara y'amasaha kujya mu kazi yagera ugasanga umuntu arimo kwininiriza kujya mu kazi, uko iminsi igenda yicuma karushyisaba, uko iminsi igenda yicuma ugasanga wa muntu kuva mu buri ni ikibazo cyane. So reka rero wenda dusoza twumve wenda igitekerezo n'inyunganizi wenda umuntu yavuga soza abwira urubyiruko n'ingamba urubyiruko rushaka kuba rwafata none yihamye kugira ngo urubyiruko kuko tuve mu bukene, usanga turi imbaraga z'igihugu, turakomeye, tutajegera kusanga tujegera kabisa kandi ntago byagombye kuba ari ngombwa. Reka
mere ku ruhande rwanjye nanone tubwire niki wumva kubwira urubyiruko muri kano kanya n'uwo ugiye kubwira urubyiruko ibikurimo noneho n'urubyiruko narwo rukumve we wakora iki? Murakoze cyane. Urubyiruko ikintu nababwira, ikintu cya mbere gutinyuka. Tinyuka utera intambwe ukora icyo wifuza gukora. Ibyo bagenzi banjye bavuze ntugasuzugura akazi. Kuba warize kaminuza ntibivuze ko udashobora gukoropa, ntibivuze ko ushobora gucuruza. Ibyo byose wabikora kandi byaza kugeza kuri za nzozi zawe. Ntuzifuze guhera kuri level iri hejuru kuri ya nzozi yawe utabanje kuvunika, utabanje gukora. Rero ngiye ikintu nababwira, tinyuka utera intambwe ukore. Murakoze cyane. Wow, arakoze cyane sister wanyatanze igitekerezo cyiza rwose. Rubyiruka mudukurikiye, ndabinginze kabisa ibi bitekerezo turi kugenda tubaha mu byumvemo inama kandi inama zikomeye cyane. Hanyuma nkomeze ku ruhande nanone tubwire umva urubyiruko twakora iki kugira ngo tube abantu kuko bafite icyo numva cyakorwa nta kindi ni ukwiyemeza umuntu kandi igituma urubyiruko mu byo byose nuko iyi topic ni ndende byo byose nabo bafite icyo bazunganira hasi muri comment, ariko mu byukuri nta kindi urubyiruko rubura ni ukwiyemeza. Nta wundi urebeyeho wowe bana, abantu batinya gushora kandi ikindi nanone abantu bumva ko gushora ari ugushora ari uko ufite ibintu bihagije, ariko gato cyane urashora man niyo uhombye bwa mbere buryo ubonyemo experience nkuko Tony yabivuze. So rero urubyiruko ikintu nanjye numva ku bwanjye kabisa kindi murumva nababwira man, igihe icyo aricyo cyose taratangira gukora kuri cash shora, kuko cash zizanwa n'izindi cash. Tinyuka rero witinya umurimo man, umuntu wese uzakubona uri gukora ashobora kuguseka, ariko wowe uzi ikiri kuvamo. Kandi nkuko mwabivuze tunigeze kubivuga ngo hari abantu babona bari abahanzi barageze hariya man, igihe cyaricyo cyose umuntu ayumva yakwisimbukuruza, ariko niwo wisumbukuruzaho yigeze kuba muto. So rero ikintu numva urubyiruko ngewe na advisingamo, hera kuri dutoya umenye na experience, ko ntabwo uzamenya kontora miliyoni utamenye no kontora 500 ntabwo bibaho. So rero hera kuri utwo dutoya uzagenda uhuramo na challenges. Izo challenges zizagufasha no kugira experience kugira ngo nabya indi binini ubikontrol. Je nicyo nababwira kabisa. Arakoze cyane Cesar, ni umuntu w'umugabo watanze igitekerezo cyiza cyane. Urubyiruko rwose ni ukuri ndabinginze kabisa, nanjye niyinginga kuko ndacyari urubyiruko, ntago nari nawe umuntu uri hejuru cyane. Twese ndatekereza ko turanga turi urubyiruko. Hanyuma rero rwose ibitekerezo turimo kubaha ni ibitekerezo byiza cyane, turabasaba kugira ngo mubikurikize kandi rwose mushyire ibintu mu bikorwa, mureke ibintu byo kuringaringa. Hari ahantu njya numva ikiganiro ngo umuntu yahere kuri senyisa 500 mu Kinyarwanda, akavuga ngo ugiye ngo ubungubu maze nubatse inzu mfite n'inka zanjye n'ihene n'inkoko, none niba ubasha kubona amafaranga bituvuge wenda urugero hari aho wakura 50, ntago watangira se, tangira ukore wowe va muri ibyo ngibyo. Umuntu yahereye kuri 500 ubwo nawe hera kuri 50. Nawe hera kuri 50. Gice utajyaho $1. Mureke ibintu byo kwisimbukuruza gushaka kubaka etage na oya kabisa, tureke ibyo bintu tuve. Kandi mbabwira urubyiruko ikintu mutazi, wowe rubyiruko ukura uko nguko nukomeze, ugomba gukora nkaho uri wenyine kwisi, cyangwa se nkaho uri wenyine utitaye ku muntu kureba, utitaye ku byo ukora, upfa kuba gusa urimo gukora, kuko igihe cyose cyose ukoze ikikugirira akamaro kandi kikakubyara umusaruro. So reka nkomeze numve n'ibitekerezo by'abandi, hanyuma kandi turimo gusoza, kanumve ibitekerezo tujye ku ruhande rwanjye. Reka mbanze hari ikindi kintu mwavuze ibintu byiza rwose. Cesar yavuze nk'umuntu urya sezame kabisa kabisa. Ariko hari ikindi kintu nshaka kuvuga. Nubwo turimo tubwira urubyiruko, reka urubyiruko rutera intambwe yayo ya mbere, sibyo? Ariko n'abantu babifitiye ubushobozi nabo tubinginge, tubasabe bafasha abo bantu. Nimba warageze aho hantu, kuri cyo utafasha mwene so, kuri cyo utafasha uyu mwana ufite iki gitekerezo, navuze ngo mutere intambwe. Nimba ari umubyeyi, nimba ari izo institutions zifashe urubyiruko, BDF, ibiki n'ibiki, ibyo bigo by'imari bigenda bibafasha, babigane kandi nabo babumve. By'ukuri bareke kubasaba ibintu by'umurengera. Nimba ufite icyo gitekerezo, gana abo bantu
pe kandi namwe yemwe bantu mukoresha mukoresha izo mbuga mufite izo kampani mufite buri kimwe cyose mufashe urubyiruko kabisa rutera imbere rwose urubyiruko mukanguke ariko nanone n'ababyeyi nabo badufashe ababyeyi rero namwe mubifitemo uruhare kuba mwadufasha nk'abantu b'ababyeyi bacu kandi turabizi ko n'ubundi muhora mutekereza uko bukeye n'uko bwije ariko niba ufite umwana nanone kandi ubona ari urubyiruko gerageza muhatire gukora mubwira kore nakora kimwe kikanga mujyane mu kindi akora icyo kindi wireke umwana wawe ngo akwicire iruhande kandi afite amaboko yose n'amaguru yose ari muzima yaranize nubwo yaba ataranize ariko ni muzima yakora buri kimwe cyose yajya no mu isoko agacuruza so ndumva rero babyeyi namwe mubifitemo uruhare mudufashe tuganirize nk'urubyiruko tugire inama kandi ndabizi ko zizatwubaka kandi ndabizi ko ari mwebwe mudufite umumaro cyane kurusha uko twebwe nanone twakwitekerereza hanyuma reka ngane nanone ku ruhande rwanjye gatoya wowe wumva urubyiruko twakora iki kugira ngo koko tube abantu bahamye kandi bafite n'ubutunzi wabwiki abantu bakurikiye The Connect muri kano kanya tukava mu bintu turi kwitegereza kuko n'abariya twita ko bakize bakomeye ujye ukamuganiriza ntabwo n'ubwenge ashobora kuba yatangiye ku ikarito kuri bwa bunyobwa rero nanjye ikintu navuga tuve mu bunebwe duhaguruke dukore ntusuzugure akazi ko ari ko kose murakoze cyane agize ati duhaguruke dukore ntusuzugure akazi ako ari ko kose bimwe twahoze tugarukaho n'ubundi bivuga ko akazi ako ari ko kose ugomba kugakora uko kari kandi ukakitaho neza ukagakorera igihe kugira ngo kakubyare umusaruro kandi bikugire umumaro hanyuma Madina wowe urabivugaho iki bwira abadukurikiye kuri The Connect ikiganiro cyacu nk'uko bisanzwe n'ubundi ni The Connect hanyuma channel yacu yo ni 4G channel uzamukurikirana n'ubundi biganiro byacu reka Madina nawe tubwire urabyumva ute nanjye kamvuga ko gutangira business iyo umuntu agiye gutangira business ikintu ko ashobora guhomba ariko iyo utangiye business harimo guhomba no kunguka kandi hari igihe ukora business imwe ugasanga uratera biranze neza biranze rero iyo byanze ukora indi iyo byanze ukora indi ntugacike urashora ubundi ugahomba niyo ukoze bimwe bikanga urahindura ugakora n'ibindi hari aho ugera ukagira amahirwe ukabona waba mu miliyoneri murakoze cyane Madina ngo ubundi ngo guhomba bitangizwa no gushora rero witinya wa mugani witinya kuvuga ngo wenda ngo uzahomba cyangwa se uzagira gute uzaferinga kuko ibyo biri ni ikintu kimwe mu bintu bituma urubyiruko tugomeza kuguma hasi ariko iyo utekereje ku birenze ibyo ngibyo bituma tugira gute dutera imbere turashoje rero reka mbashimire mwe mwadukurikiye nk'uko bisanzwe nanone nongera mbibutsa iyi ni 4G team nk'uko bisanzwe ikiganiro ni The Connect hanyuma channel yacu ni 4G channel cyangwa se 4G team channel hanyuma ndagusaba kugira ngo iki kiganiro cyacu ujye ugikurikirana umunsi ku wundi uzakuramo ibitekerezo byiza nta muntu wadukurikirana abahomba bibaho se ntabwo turi abahombyi twebwe ntabwo turi abahombyi turashobora tukunguka urumva hanyuma wowe dukurikiranye ujye ukomeza ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi ubwo uzajya ubona niba wakanze aho ngaho kuri subscriber ikiganiro cyacu cyose kizakigeraho uzajya uhita ukibona ukimara kukibona gutya niba udafite na data jya wihutira guhita uzigura kugira ngo ikiganiro kitagucika abandi bashobora kukikumva na mbere ugasanga baratumbagiye mu kirere barakize wowe ukiri aho ngaho hanyuma ndabashimiye cyane ko mwadukurikiranye hasigaye kugira ngo umuntu yabasezeraho tubasezere mugire ibihe byiza naho ubutaha God bless you.